Jihad reka manza nkumvisha ibyo yavuze iminyawe se yamanuka Jihad amumereye nabi ngo yamwisha urubozo nawe urubozo banza wumve tegereza mikoro neza Mana ndagushimiye mu mutima wanjye nkuzamura icyubahiro kuko nanjye nza kuba nshobora kuba ndi kunyikiba muri iyo groupe byari kugenda iyi mihanda tubamo ibi bintu mubona dukorera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa n'abantu tubana nabo ntabwo tubana nabo bantu kubera ko tubishimiye cyangwa abantu bo batwishimiye kwisiba kuri radio nkavuga ikintu rimwe na rimwe muzasubire no mu biganiro umuvandimwe akanyicira hehe kuri radio kuri mikoro Jihad yashyizemo pushing yuko nza kuri Dynamic kugira ngo kariyeri yanjye yitangazamakuru kuri YouTube biranahagije uyu mutipe uri kwigira umwana mwiza gutya ngo mujene yaramuhemukiye mwese muri ingona bro mwese muri abantu bimbwa man mwese nta gufashanya mufite urumva mwese nta gusapo ibazaho wowe umfata urumva ndi umujene o muri karitsiye iwanyu bro unzi tuziranye utaragera muri ruta uri umuntu usanzwe ugikora amakeke muri hotel utara umusitari ukabona ko mfite ubushobozi bwo gukora ikintu ukabona ko nagerageje kwirwana ari akantu gato ko kumfata ukuboko gusa ngunyereka abantu ukamwobagiza bro agukundisha abantu yes ntubwira ngo ntiza abantu ukamubagiza uribuka nkumvisha indirimbo nari nakoranye na Afrique nkakubwira ngo ino ndirimbo Afrique yabaye muri staranye ryanga ko tuyishuti kandi nayisho y'amafaranga kwa Bobo Pro nagize gute kugira ngo ize iri kuri standard ariko arangora ukambwira ngo wowe urumva uri umuntu nyine uri umuntu muzima mwese muri abantu bimbwa ndi umuntu w'iwanyu man sibyo ndi umuntu w'iwanyu tuvuga ngo ndi umuntu utazi wo muri karitsiye man uvuga ati umuhungu dore hari ukuntu ari kugerageza ngiye arahantu ndireka motiza akaboko man tuziranye maji ejo bundi urambeshya nabwo ngo ugiye ngo kumanga ikigazo nagwamagaye iminsi ngayo sobanze kunyitaba ariko reka nkobwe ni namwe mutuma mane dukora kuri bino bintu kugira ngo tubere ko muzaturusha n'ubwenge tubere ko natwe dushatse twabikora watumye nitereka nshaka kamera yanjye niba ujye undeba ndabizi reba ishusho mfite bro sibyo noneho mu gihe gitana nabimazemo ndi gushyira ikintu kuri Instagram kigali 50 mu munsi nakoze boro Nyabugogo Bruce Modera postinga bwo urumva nari kuza nubwo wanze kumfasha so rero ntago ari kingi cyane ngamije kukubwira ariko mwese muri abantu ba fake wikitwaza Jihad kubera ko ubonye ko ari mu mataje yamaze kumanuka ugende umushitinge umunere umugira umwana mwese muri aba na uri fake man sibyo na uri fake n'ikintu kigaragaza kuri fake ibyo ntago wabivuza hari Kafuro umeze bite cyane amahoro kabisa kamagambo ari make oya ntago ari make mba numiwe inshuti zo muri iyi minsi ziragoranye nagiye kubona mbona Emmy witwa Emmy nyawe cyangwa indi cyano hirya kimwe cyo muri karitsiye cyano hirya abararwe kugistingiza arifashe abonye mugenzi bafunga nako bakoranye ibintu byose bagiranye gubakoranaga no kuri radio kuri za Dynamic bakoranaga abonye amufunze aricaye ariteretse aramumanutse mugenzi we ubwo si Jihad reka manza nkumvisha ibyo yavuze iminyawe se yamanuka Jihad amumereye nabi ngo yamwisha urubozo nawe urubozo banza wumve tegereza mikoro neza Mana ndagushimiye mu mutima wanjye nkuzamura icyubahiro kuko nanjye nza kuba nshobora kuba ndi kunyikiba muri iyo groupe byari kugenda iyi mihanda tubamo ibi bintu mubona dukorera ku mbuga nkoranyambaga cyangwa n'abantu tubana nabo ntabwo tubana nabo bantu kubera ko tubishimiye cyangwa abantu bo batwishimiye kwisiba kuri radio nkavuga ikintu rimwe na rimwe muzasubire no mu biganiro umuvandimwe akanyicira hehe kuri radio kuri mikoro Jihad yashyizemo pushing yuko nza kuri Dynamic kugira ngo kariyeri yanjye yitangazamakuru kuri YouTube biranahagije bro bifashe oya ndumva umuntu akurangiye ati ngwino ukora aha hantu ukajyayo nkaho uri umuntu mukuru sibyo nakazi ahubwo nge ndumva yaraguhaye opportunity ubwo mvuze kuri akasorejeho sinumva ukuntu wabifata ukavuga ati no kugira ndangirize kariyeri kandi wowe uhajya nk'umuntu mukuru harimo n'ikintu cy'ubujiji buri abantu batazi ntureba ibintu byo kuba muri kuri radio cyangwa kuri televiziyo mukorana ikiganiro hari n'undi barimo akantu ko guchallengingana kubera ko n'undi hari yamamushaka attention na buri wese abashaka igikundiro kiwe rero haba harimo akantu ko gukasanya urumva haba ari mihangana riteruye ariko buri wese abagomba kwigaragaza ninge uri better rero ibyo ngibyo
Jihad kwara kuvuga agutayemo akantu uba ugomba we kwisobanura nyine ukahivana iyo bikunaniye bigaragaza ko nyine ingingo ze zigufata yego eva yego urumva ntago nyine iyo ngiyo ari impamvu yo kuza ako nyine ntangazwa na showbiz turimo showbiz turimo n'uburyarya bro n'ubugona n'ugucengana n'uguhendana ubwenge urumva unyumvire ntabwo ese kubera icyo tugeze abivuga Jihad akiri hanze akaba abantu bagiye rero bateranya umuntu bagenda batanga utuntu tw'utumenyetso n'ikiri naba ngaba nibo bagerageje gushyira hasi umuntu biba byaciye muri aba bantu ubwo hari n'amakuru twavuga ari bitazi Jihad nuza Emi aba yaranatanze ibyo ari byo byose ntabwo byabura ko umuntu umeze gutyo ucunga bakumanuye agahita yitereka kwandagaza kandi atarabivuze ugihari ubu nyine ubu se nk'ubu ngubu ariko ndibuka kandi Jihad bari inshuti babaga bari kumwe ahantu hose Emi nyawe nawe ntago ari umwana mwiza kuko ndibuka hari gahunda ibyo byose twigeze kugirana urumva urabyibuka ni wowe wari urimo cyane nyine niwe wagombaga tukajya guhuza nawe nibyo naringiye kugeraho uyu mutipe uri kwigira umwana mwiza gutya ngo mujene yaramuhemukiye mwese muri ingona bro mwese muri abantu b'imbwa mani mwese nta gufashanya mufite urumva mwese nta gusapo ibazaho wowe umfata urumva ndi umujene wo muri karitsiye iwanyu bro unzi tuziranye utaragera muri uri umuntu usanzwe ugikora amakeke muri hotel utari umusitari ukabona ko mfite ubushobozi bwo gukora ikintu ukabona ko nagerageje kwirwanaho ari akantu gato ko kumfata ukuboko gusa ngo unyereke abantu ukamubagiza bro agukundisha abantu yes ntubwira ngo ntize abantu ukamubagiza uribuka nkumvisha indirimbo nari nakoranye na Afrique nkakubwira ngo ino ndirimbo Afrique yabaye muri stara Nyiryanga ko tuyishuti kandi nayisho y'amafaranga kwa Bobo Pro nagize gute kugira ngo ize iri kuri standard ariko arangora ukambwira ngo uraje ngo tubyigeho ngo uvugane ngo nabo ngo tuyishuting uragenda nabwo amagaraga ntumfate nkakuba se gahunda zimeze gute nikorera ibyange byaranze telefone ntumfate message ntuzisubize bwa kabiri nkwereka indi ndirimbo nasoye ejo bundi wayishyize waranankura bretinze kuri Instagram yitwa ndi kumwara uribuka umbwira ngo urashaka ngo gushaka ngo tuyikorere ngo video ngizajya kuri YouTube channel yawe kamera ngo gushaka ngo abantu bita ngo intare ngo zingore ngo bakadogo ukambwira ngo ningusange kuri Great Hotel nkava Kacyiru nta na tike mfite n'amaguru nkatamwe nkagera kuri Great Hotel umbwiye ngo nihuri nahagera ntabwo amukambwira ngo ugize gahunda ngo Ikanombe nkicara kuri Great Hotel amasaha 2 ngutegereje maniga ngutegereje bro amasaha 2 yashana ntabwo amagara tugeze go tumbwira ugahita umbwira ngo ningusange kuri B+ aho abantu bazahikorera hariya uzamutse kuri karaganda ko ruguru hano harya hano mu Kiyovu arani ku kagari ni ku murenge kagari hano ku Kiyovu karaganda umanuka usa nk'ujya bira mihanda za Muhimiyo ngiye abantu kuri B+ nkaza nkinjira ukambwira ngo jya muri studio nibe nice kuri reception nabwo ngagutegereza isaha yose warangiza ikiganiro ukaza nta n'ikintu gifatika umbwira we runyirukansa gutyo kuva saa 7 kugeza hafi saa 12 ngutegereje byarangiza bikarangira nta kintu kizimunkoresheje urumva bikarangira nta kintu gifatika umbwiye nta nyunganizi ugafata indirimbo ukayumvisha abantu ngo mfite indirimbo nziza ariko bikarangira umbwiye ngo ningende ngo mvugane ngo na Nadia ngo zaze ngo dukungude ngo interview atari nacyo kintu naje kukurebera bro wowe urumva uri umuntu nyine uri umuntu muzima mwese muri abantu b'imbwa ndi umuntu w'iwanyu man sibyo ndi umuntu w'iwanyu tuvuga ngo ndi umuntu utazi wo muri quartier man uvuga ati umuhungu dore hari ukuntu ari kugerageza ngiye ari ahantu ndireka mutiza akaboko man tuziranye maji ejo bundi urambesha nabwo ngo ugiye ngo kumanga ikigazo nagwamagaye iminsi ngayo sobanze kunyitaba ariko reka nkobwe ni namwe mutuma mani dukora kuri bino bintu kugira ngo tubere ko muzaturusha n'ubwenge tubere ko natwe dushatse twabikora watumye nitereka nshaka kamera yanjye niba ujye undeba ndabizi reba ishusho mfite bro sibyo noneho mu gihe gitana nabimazemo ndi gushyira ikintu kuri Instagram kigali 50 mu munsi nakoze boro Nyabugogo Bruce Modera postinga bwo urumva nari kuza nubwo wanze kumfasha so rero ntabwo ari kingi cyane ngamije kukubwira ariko mwese muri abantu ba fake wikitwaza Jihad kubera ko ubonye ko ari mu matage yamaze kumanuka ugende umushitinge umunere umugira umwana mwese muri aba na uri fake man sibyo na uri fake n'ikintu kigaragaza kuri fake ibyo ntabwo wabivuza hari yego ucunze bamumanuye uriteretse urajajwe uvuze no sense zira ni no sense man uvuga n'ibintu biri no sense bya danje wowe
umuntu wese uzi kwanariza arakumva akumva ko ibintu byawe biba bitari ku murongo ari ibintu biri nonsense. Ni urwango, mwe mufite urwango rwo muri showbiz ruzanabica, uri kumva? Yego, ni ukuvuga ngo iyo ucunze mugenzi wawe murakoranye, twanumvishe ko yagiye aguhesha akazi nawe kuri za wakamuhesheje ngo nawe ngo wamukoze, we wakoze Jihad. Nge Jihad muzi kera za 2019 afite amafaranga ariko managinga pete bitwa bataye kundi ameze neza tugura amenezi tukanywa, we wamukoze gute? Kandi we wari ukiri ahangaha ugikora amakeke, we wakoze Jihad gute? Yego, kumucunga rero ari uko Jihad araburije, urumva we agahita yitereka kugira ngo amuraburize cyangwa se abantu tumugirire muwe. Nese ari kumva ubundi yatwara abashu ba Jihad, abafana ba Jihad, ariko abanamumere n'abari ari kumucuruza, ntago ari kumucuruza ko kuba waracunze byonyine amuhunga ahari ngo muvuge, ukaba waratinye kumuvuga. First of all uramutinya, ikindi cya kabiri you are snitch. Aba ni ba bantu nyine usanga ushobora no gupfa agufitiye n'imitungo, azi ahantu runaka akaga kuyereka abantu bawe. Ngarimo ngararega ngo Dynamic ngo miliyoni ngo 10 ngo 30 ngo 2. Dynamic akavuga ko ngo myaka ngagakuba ngo ni myaka 5, kandi ubwo avuga ko byonyine kuri Trade yagiye 2022. Ubwo se kuva icyo gihe kugera imyaka 5 ishize he? Dynamic imaze imyaka ingahe? Ngabarimo ngo bamurimo ngo miliyoni ngo 32 ngo imyaka 5 sumba nyine avuga boro ziri no sense man. None abantu ngo bari kuvuga ngo kari kuvuga Jihad, yes abantu bagomba kubivuga bari mukuri, kubera ko we ucunze umujena adahari utangiye kwitereka, utangiye kuvuga ibintu by'ama nonsense, ibintu bidafite umutwe n'ikibuno. Twari kubyemera yuza kumudisinga ahari ari around, ariko aka kanya mu gihe adahari we kujya kuri hando social media zawe ukajya gusakuza ubusa, tubibona nk'ubugoryi man. Ikindi kintu cyambe nawe nagaru we muntu mwiza, abantu babumvisha ibintu wankoze bro, atari kuvuga ngo ndi umuntu utazi, ndi umuntu uzi man, wacu urahazi nanjye wanyu ndahazi, turi same hood mani. Nimugaseka warangiza ukajya kwita Jihad umwana mubi, nawe rega ufite abantu bo warakoreye ibintu bibi nabo bashobora kuza bakavuga ati nawe uri fake. Yego, nanjye kuvuga ati nimugaseka abantu kuko bafunzwe. Nk'ubu ngubu hari video yawe zicicikana yafata ku mavuta, ubona ariko yamusinga muri jail, urumva ubona ko yiyakiriye nyine naho yakoze abantu anytime, kandi yasohokana none akongera agafata imihanda, dore ibintu ni nayo wabitangiye. Abazayifata nse ko izina rye riba ridasenyutse, urumva rero kuvuga ibyo byakamuhaye urugero rw'uko na Jihad hari fata bino bintu byose siwe wabizanye, siwe wabitangije bino bora da kwitereka ngo mugasesengura, si fata siwe mwami wabyo. Rero kuba yaba ari hariya ariko akaguma yentertaininga, urumva bimuha amahoro kandi bikanamwereka ko ejo anasohotse, urumva ndakeka iyo uri muri jail baba baguha na internet, ibyo byose iyo ufite ikintu ushinzwe kugira umenye amakuru nawe ugira ayo ubwira imfungwa. Impamvu garutse kuri uyu mujene uri kumva ni ukubera ukuntu yifashe, akavuga ukuntu ngo nyine ntuza ari umwana mubi. Ntabwo nashaka kumuvuga wongewe tuko Jihad ko n'ubundi gutya ahita avuga ngo nuko twazo twagiranye, ariko nashaka kumwumvisha ko nawe atari umuntu mwiza. Numvisha n'abantu ko bose bari abanigata, ari abantu beza, n'abantu badafite gufashanya, n'abantu nyine badashobora kuguha ukuboko man. Niyo yaba akuzi mingana gute utamuhaye amafaranga, abagushaka amafaranga kandi abizi neza ko nta nayo ufite. So rero my guy, kujya kwifata ukitereka ukavuga umuntu bubi bwe, nawe uri mubi. Yego, mu byanye mukuri kwa nyako nawe nago uri mwiza kabisa. Usibye ko n'izo miliyoni avuga The Dynamic murimo ibyaye byose niba nizo yakoreye yazikoreye igihe yakoranaga na Jihad, bari kumwe. Noneho ngo kumbe ngo Jihad ngo yamuzanye ngo hariya ngo ari kugira ngo ngamurangize kariyeri ye nyine ngo ayirangize ngo ayikureho. Urumva nese ubundi umuntu yarangiza kariyeri yawe gute? Umuntu se ashobora arakuvugira se niwe ugusinyira, umuntu se ashobora kugenda akavuga agahypinga abantu akabwira ngo uno muntu ngo ni mu mwange ngo ni muve abantu bagukunda. Jihad afite imbaraga zingana gute zatuma ese Jihad niwe yamusinye? Nta muntu man ushobora kurangiza kariyeri yako, kariyeri yawe itangirwa n'Uwiteka. No kuvuga ngo hari ikintu gihari, it's a nonsense muri make niko cye nabyita.
ni ukuvuga ngo hari ikintu gihari cy'uko abantu ubu ngubu umuntu bari kubona afunzwe bagashaka kumukoreramo ibiceri. Wa mutima mubi mwana, kandi abantu mwahoranaga mwasangiraga mwabaga muri close cyane, abantu babizi ko ari umuntu wawe. Iyi showbiz iteye ubwoba mani. Umuntu uri kugenda ugahita yumva nyine uzagaruka karafashwe, n'ubundi niyo wamudisinga yarayigukuyemo izina rya yararitanishije. Kandi bishoboka ko nawe ejo mu gitondo ushobora kumusangayo wari uri kuwasa mumuvuga ngaha. Imihanda abantu itaboroheye ko mwese muvuga ibintu mutakontrole, ushobora gushiduka witeretse gutyo ukabona ejo umusanzeyo. Exactly. Kafuru ni ukuvuga ngo ndumva iki kirego cya Eminyawe urumva na Jihad twakireka, ariko tukamugira inama niba ari umuntu mukuru urumva kandi ufite n'ubwenge urumva, ni ukureka nyine gushaka kurira kumupfuma. Gushaka kurira ku muntu udahari. Urumva gushaka kubona umuntu kuko nyine yavuye mu bye, ushaka kubyikubira nyine izina ryo ryangize, kandi n'ubundi umufana we atari buze kugufana. Ntago bikunda, ntago umufana we wafaniraga Jihad yuko afata ingoma n'agatabureta agakubita akitereka. Wowe ntabwo wabishobora kuko nabikoze abantu bavuga kuri ko mwigana. Jera nyine ikintu namubwira na stop your nonsense urumva, ahubwo nyine aho umugabo yaguye renza aho twatsi nicyo kintu cyanyacyo man. Naho kuvuga ngo yaraguhemukiye, namwe mufite abantu nawe no kwenda abantu bahemukiye bataraza ngo bavuge, sibyo ko nanjye kwirwa unyirukansa imihanda warampemukiye ufata umuntu wampemukiye, ntago nagufata nk'umuvandimwe muri huda, ariko ubu wapi rero kuba hari ikintu waba warapfuye n'umuntu ntabwo ushobora kuza ngo umwandagaze, ngo yakwishe ngo urubozo, ngo yashaka ngo guhagarika ngo akazi kawe, ngo gufata kunda ngo waranabyaye wapi. No sense mani. Jama ndumva yabyegereje umutima. Nge byanambabaje namurebye ukuntu yari yigize hambura, abatrika iki kintu kiri wakenyirukansa umunsi wagihora kimbeshya kimpromising ibintu andi n'umuntu kizi. Ubusa none ibaze niba gukora ibyo bintu uri umuntu we. Ibaze none umuntu abapeti bamuhamagara atazi ibintu abakorera, nta nubwo oya yakwitabye byari, nta nubwo yamwitaba ahubwo. Kafuru ndumva izi ntuza za Eminyawe twazireka, gusa tukamugira inama mu magambo make urumva. Ndumva wabikubira mu kantu gatoya ukamugira inama yo kureka ubwo bushye. Ibyo namubwiye birahagije. Namubwira ati wowe niba warababajwe nuko Jihad hari ibintu yagiye agukora nabwo tutabizi, njye ndiguhamya kuri kumucuruza, ukuba ko hari ikintu nyine yagukoreye cyakubabaje, nawe rekeraho kugira kubabaza abandi bantu, rekeraho kwemerera abantu ibintu utari bukore. Bane wefashe ugaho bagize umuntu w'umugabo mugenzi wawe mwana, niba unandota ntago nduta imyaka myinshi uri kumva, ariko ukifata ukanyirukanza ndi kugusakaho serivisi nk'umuntu mvuga ati niwe muntu muri media tuziranye, ukankatisha kuriya warangiza ukajya kwidira kuvuga ngo umuntu yarakubabaje yaraguhemukiye. None ngaye ibaze nanjye umunsi nagize nka power uri kumva, nta kintu nagufasha bro, ntago nakureba ni ryahomye nyine. Ubo nanjye barandemyemo ikintu cy'urwango tu, nuko nanjye ntabigukora, ariko ubo barandemyemo kumva nkwanze man. Tuve kuri iyo niga mwana.